dore ni kenshi mbifuriza ibihe byiza kugwiza imigisha no guhama ugatunganirwa mu byo mukora byose. Imbere yanjye mbafitiye umutumirwa, watangira utwibwira. Nitwa Ntamukunzi Valens. Valens, amakuru se? Icyo ufite ni iki se? Iyi ni inzoka. Ni inzoka? Inzoka kabisa ukayifata, reka mbegereze. Iyi ni inzoka, igihe wemba narayifashe gutya nyine. Bana giye baba we. Valens, none se wayifashe gute? Uyu ngiyi nyine nafashe buryo ki, nagombye kuyifata bugwate nyine. Wayifashe mpiri? Umaze kuyifata mpiri se urwo ruhu rukoresha iki? Uru ruhu ubu ngubu ruba rufite umuti rugomba gukora. Havamo nk'iyihe miti se? Imiti buriya hari abahanga bayikoresha. Vare kiri ibintu biba biteye ubwoba. None se inyama zayo wazishyize hehe? Inyama zayo ngomba kuzibika nazo zigakora umuti. Uwo muti wavura nk'iki se? Cyangwa se nkaba nazigaburira n'intozo zanjye. Intozo zawe ariko ufite zingahe? Intozo zanjye zirahari ni nk'enye. Enye? Wana ndi kuyibona. Iyi yitwa ngo iki se? Iyo ngiyo se? Iyo yitwa Rukamba. Rukamba, iyi ngiyi igaramye hasi? Iyo yitwa Pogisi. Pogisi? Iyi ngiyi mbona aha hirya yambaye. Iyi mbonaho hirya bayita Tusu. Tusu? Bishatse ko muri zose. Indarukazi muri zose. Ni indarukazi? Ko mbona yarije inyegera, ntabwo yandya. Oya nta kibazo buriya. Iyi ni indarukazi. Wana bakayita Tusu. Reka twigarukire kuri iyi nzoka. Yego. Wagiye uza ahantu iri cyangwa se wahuye nayo? Twagomba guhura ubundi jewe. Twarahuye ndeba buryo kitari bunshike mpita nyifata bo. Jya mu gacucu ndabona ndi kukwicisha izuba. Urangije uburayibonye. None se uravuga uti iyi ni ibora kabisa? Iyi ni iboro kuri jewe. Ni iboro kuri wowe. Ubwo se nk'urwo ruhu rwagura ngahe? Uruhu bitewe n'uwo ndushyiriye ashobora no kuma n'ibihumbi 10. Ibihumbi 10 we ko ari menshi Vare? Ngombwa buriya nyine nanjye mba nayahize. Natwe tujye mu kazi tuzihige. None ariko se Vare ntabwo uba ufite impungenge ko yakurya? Reka da, akuntu yanjye buramba nayitegereje neza. Uba wayitegereje? Ufite tekinike ziyifata noneho? Bisa rwose, niyo yancira ntacyo naba kuko umutimba narawuriye. Umuti warawuriye kabisa. Iyi nzoka ni mu bwoko ki se, bayita ngo iki? Iyi nzoka bayita incira. Ya indi vumana nyine kaba yakwanye. Wana cobra. Wowe uravuga uti uko ikora ubugome nge nzajya nyibyaza umusaruro. Byanze bikunze iyo duhuye iribura kuko ntiyankira. Vare ubanza ariko n'ibintu by'ubuhigi ubizi bizobereye. Buriya no guhiga nigeze kujya mbikora, n'ubu iyo ari mu bihe byiza ndabikora nta kibazo. Amazina y'imbwa agiye akomakomeye wagiye utunga se ni nka yari? Buriya hari izo nabashije kuba nari ntunze mbere, hari izo bitaga za Bihira bake, hari izo bitaga za Ntakabanyura, hari n'izo bitaga za Rukamba gutyo nyine. Ntakabanyura se ubwo washakaga kubwira abana? Burya nyine hariho ku isi kera tukigira amazina twitaga uko dushatse. Hari iyo nzi witaga Abayuda? N'Abayuda narayigira. Washakaga kubwira abandi? Bamwe na bamwe muri bo. Ariko se ko abantu bavuga ngo inzoka ziraribwa, aho ngaho ntibishoboka ko nawe akanyama kaho hari ukuntu waba wara? Reka da, se ko sinakakwereka kaba kanitse hari. Nyereka turebe. Nako kaba gakenewe buriya. Iyi ni imihore yayo? Nta kuntu wayimanura ngo tuyiyegereze turebe? Ngiye nayora. Aragwe ubwoba. Ngo ni umuhore wayo. None se uyibagisha iki? Iyi ngiyi nyibagisha icyuma da. Icyuma gisanzwe. Ko muri izo ngo igigira urwara. Uyu yari yararuzanye. Urabona ko ruhari. Uru ni urwara kabisa rwo ku murizo w'inshira. Ariko se ubincira ko abantu bose bazitinya, wowe na n'ubu sindumva ukuntu yitinya. Oya buragiye iyo nyibonye iribura kuko mpita nyifata nta bintu. Uhita uyifata. Aha uruhu warukomerekeje se ubwo ntibyagira? Ibi nta kintu biba bitwaye, umuntu wishakira urwo ruhu. Iyo rukomeretse ntacyo rutwara. Ubwo ari umuhore n'uruhu igihenda ni iki se? Ubu bigendera hamwe nyine nahita mbara ayo mafaranga nakubwiye. Ubu ni 20,000. Nimba ntanayafite ndimo umuguzi nceceke. Niko bimeze. Garuka mu gacucu twongere twiganirire Vare. Ibi bintu biba biri kundenga ngewe nko kuri Rukamyarungu, biba biri kundenga cyane. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu ufata se kivamo umuti ni nk'iki mu zindi nyamaswa? Inyamaswa nyinshi ziba zihari buriya.
hari igihe mbona nk'urutoni narwo nkaba narufata. ufite uruhu rwarwo ngo utwereke se? Uruhu rwarwo buriya hari igihe nshobora kurushaka mu nzu. rurebe kabisa. Za ntozo zirengo nsigare zo nini nzereka kamera nazo zibe zirya video. Reba hano reba hano sha, dore Iwana iyo uvuze ngo reba hano igahita ariko amoko y'imbwa ni ayahe? Niko reba hano sha enda niko yego dore iyi ngiyi noneho yo iyi kari gise zose ziba zitabye ndayibona baba mve mu nzira none wajya kuzana rwaru none se amoko y'imbwa nangaho ubundi ku amoko yazo se ubundi hari isega hari indeberi newana amasega urayabona uko yabateye isega iteye nk'iyo iyi bayita ruhuga iyo ni ruhuga ntago iryana kabisa ubu ziba ziri kuvuga zituye umupapa wacu tumungubu byanza bikunze ntago zarurya se uru ruhu ntago zakoraho ubu se nanjye mvuze ngo reba hano zabikurikirana peti ukina n'uruhu rw'inzoka ntaribi turebe irareshya gute rurambure hasi turebe peti ese ubwo rurambuye hasi niko rurambure hasi kabisa baba gwe niko teraho intambwe umva reka ntuzaze muve mu nzira ubundi mwese muve mu nzira peti ni muve mu nzira aho ngaho niko mwarubonye bantu mukurikira Rukamyarungu ni mumbabare mu ndebere nk'uru ruhu kabisa ni nka metero zingahe iyi mbwa kirurebye ikagira ubwoba dore imbwa ukuntu igize ubwoba reba iyi mbwa igize ubwoba iyi mbwa kiri kurureba ikagira ubwoba we reba iyi mbwa ko yagize ubwoba uruhu rw'urutone rwo ni urwo nguru narwo ruvamo imiti oya tera pate utubwire intuzi yuzura uruhu pate yawe gire kabiri rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani ubwo ni pate yawe igira santimetero zingahe 20 ubwo 20 inshuro ni metero n'igice metero n'igice ndakaswe ingingi none twigendere ku rutone ndarubona uruhu rwaro uburumba narukuye mu ishyamba nyine baba we banagiye nkakabukira rwavumbuka zikarugwata nyine nta kundi we ubwo ukabukira gute serega niyo bimbwiye ngo urakabukira mba numva se mikabukire wagira ngo ntiba ariyo iyo maze kwambika nk'inzogera dore uruhu rw'urutoni ku izina niko umva se peti nawe urabizi se shyiramo hariya se ubundi se wowe ubundi buri jyawe shana ubundi shyiramo ndazibona urabona ko ari inzogera iyo mpagurutse ngiye ubwo ngewe ngeze ndi kubona n'imbwa zatangiye guhita ziza abana mwigira inyuma mumuhe umwanya ku buryo nakabukira imbwa zitanabara ubwo jewe iyo ngeze ku ishyamba nkambika ubwo biba ngombwa ko nkabukira ubwo iya kwanza iyo umaze kuyikabukira ikabira imaze kumva inyamaswa neza ubu yumva neza ndimo nkabukira ayibwira ati cyane no kubikubira nkabererwa n'amacumu n'akanagerwa n'induru warundongoje nkabirwa n'amacumu wandaza kwa muganga humuranye muganga n'amacumu humuranye wamanirwa n'amacumu wandongoje ubwo inyamaswa zibiriho ubwo inyamaswa iyo zimaze kwegeraho rero kabisa ugatangira nkakabukira nkayibwira ati humura n'amaguru y'amacumu uranyagira mu bw'intangiriro n'ibigaro tuza no kumurwanya intambara muri rukuba rwa namitari ubwo iyo zitangiye ziyumvise neza rero ubwo zitangira ziyifata zamara kuyifata nkazibwira ati mwitonde mutayica nabi ubwo zitangira nkajya kubaga urazumva rero iyo zitangiye zikoreye nyine ubwo ngubwo ngo ziri kureba niba ntacyo ziba zirimo zishaka kumviriza enda hano zizana hano zibe zimokera n'imbere yawe enda hano reba hano ubwo iyo mpamagaye nkavuga ati
ni munini uri muto ziramuva ubwo rero ubwo ziba zinikije ubwo ziba ziri kubikurikira ziba zirimo zikurikira mu rutonde ko ruba ruteye yewe baba we nyine jewe iyo zimaze kugishyikira inyamaswa ubwo ndazambura nkakomeza nkajya kubaga ukajya kubaga zibibona hano hari inyamaswa se wakwica zitaribwa ya buri inyamaswa inyinshi nk'izi nizo urutoni izi z'inzoka ntago ziribwa yewe ndabaga nk'uru nguru nkakuramo inyama zazo nkaziha zikazirya ukagaho nkakabika iyo inyamaswa tuvuge uhiganye n'abahigi 5 ubwirwa n'iki kimbwa yawe ari yivumbuye ikimenyimenyi burya nk'uko nakweretse inzogera nk'iyi iba yambaye inzogera runaka ubuzi iyo ariyo buri mbwa ufite inzogera uyiha ukamenya n'ijwi ryayo ngo ijwi ryayo niri inyamaswa iyo yitikuye mba nzi ngo niyo yitikuye ariko hari amagambo mutavuga mbere yuko mujya guhiga cyangwa se uburyo mutsindamo inyamaswa yo muri kuzihiga inyamaswa burya ntago wayibona ako kanya ngo uhite uvuga ngo ni urutoni ubasha kuvuga urushega kubera ko iyo uvuze mu izina hari igihe urarubura none se uhiga inyamaswa zingahe uhita umbwira n'amazina muzitsindaho buriya inyamaswa nshobora kuba nahiga iyo ngeze nk'ahantu ku ishyamba nkavumbura nk'urutoni ndaruhiga uvuga ko ari urushega mvuga ko ari urushega ubwo nagera hari imondo nayo ubwo nyita imanzi imanzi nayo iyo nyibonye gutyo nyine ndayica nta bintu byinshi imondo ariko iraryana imondo ni agakoko gakaze nyine byo birumvikana ariko nta nyamaswa irusha imbwa imbaraga uba wajyanye buriya iyo ziteraniye hamwe ntabwo inyamaswa yapfa kuzinanira uko yaba ingana kose zirayifata ariko dusobanurire ntayibona ikagutera ubwoba nawe ukiyirukira yabura ntago wakwiruka ntabwo inyamaswa kuri iki gihe nta nyamaswa iriho yagutera kwiruka izo mwatinyaga kera zari zihese kera inyamaswa yatinyikaga yabaga ingurube y'ishyamba ikaba imbogo izo nizo zabaga ari inyamaswa zatinyikaga naho iz'ubu ngubu rwose nta nyamaswa igitinyitse wazihizeho se imbogo ntabwo nigeze mpfa kuzihigaho ariko nka data yajyaga azica kwera papa yari umuhigi yabiguyemo cyangwa yazize urw'ikirago yazize urw'ikirago kabisa arakuraga arakubwira ati muhungu wanjye arambwira ati inzogera yanjye ntizaryamire nta gakoko yishe izo nzogera zari za sokuru zibona se nizo hambere nyine imbwa wasanze atunze zitwaga ngo iki se ukiri muto izo hambere zabaga hari izo yari afite zitwaga ryangombe hari n'izindi yari afite mbega ntabasha kurondora nta nasobanukirwa utapfa no kumenya nuko nguko nawe winjira mu mwuga w'ubuhigi cyane rwose nanone ndacyawuriho ese ufite umwana byibuza ubona uzagukurikiza barahari ndabafite abahungu kabisa bagomba no kwijyana inyamaswa nk'iyi bakayiza akazana urutoni cyane rwose inyamaswa igikwihisha ubona igoye cyane kuyihiga se ni nk'iyi inyamaswa yitwa urukwavu burya nirwo rwihisha cyane urukwavu mu rutsinda gute iyo muri ku kibuga mwagiye kuruhiga urukwavu buriya kurutsinda iyo rusohotse mu rukwita ngo iki nyine urumva hari uburyo bwo kuhita wita ngo urukwavu ndarubonye ariko none uhita uvuga ati ngako ka kanyamaswa murukita akanyamaswa umuhari se umuhari nyine ubwo n'imbwa y'ishyamba nyine niko witwa niko muwita ariko umuhari akenshi imbwa zibasha kuwica we ko mbona biba bisa burya ahubwo iyo zinawubonye ziwica vuba kuko ntunazirwanya ubigenza ute se byanze bikunze ishobora kwiruka zikayirukana nka kuriya nabikweretse zikayiha amajwi cyane mpaka byanze bikunze ziyifasha imbwa zishobora kuvugira mu gisambu zikaniha cyane kubera ko ntureba nka kuriya uzumvise se nka kuriya uzumvise unazibonye iyi nyamaswa igihe ihaguruka ubwo zigenda ziyivuga nka kuriya wazumva inzogera ukayumva ukumva n'amajwi yazo bitewe n'inyamaswa se zifite ukuntu zihindura ijwi inyamaswa iyo ari yo yose iyo ari inyamaswa nini ihindura ijwi ikavuga nk'imoka ariko iyo ari urukwavu ivuga rwigira nyine kukumvisha ko byahise hari byinshi abantu baba bibaza ku buhigi bagatekereza n'ibintu byinshi ko bahigi bashobora kuba bakoresha imiti kugira ngo bafate ziriya nyamaswa se nta miti mukoresha buriya kera byabagaho kera nka ba data bagenda nko ku mashyamba n'inziramire bakazica bari bafite imiti rero bakoreshaga hahandi numva ko bari bafite nk'ifirimbi bavuzaga inyamaswa yaba irimo inarwana n'imbwa igacika imbaraga
zikabasha kuyica. none se izi mpu urazigurisha izi nyine ndi kuvuga inkuru rw'urutoni Yego. hari umuntu w'umukiriya uba uvuga uri tageti uvuga ati uyu ndahita ndumushyira araronza arahita anyishyura byanze bikunze ubu ndamutse ndamushyiriye ntago yanyima amafaranga kubera ko abazi neza ko nanjye ariko kazi ariko ndabona wanahinze ndahinze kabisa ntago ujya ubwo uhiga kuwa kangahe no kuwa kangahe cyane ni mu ma weekend ku cyumweru ariko se buriya guhiga twabifata nka siporo twabifata ni na siporo ikomeye cyane kuko iyo urabona ishyamba nka riri uko rimeze urabona uritangiriye reka nanashyireho kamera turebe urabona uritangiriye kuri uriya mwisho ukarizenguruka nk'inshuro zirenze 5 cyangwa 6 burya siporo uba wayikoze kabisa siporo uba wayikoze iyo uzengurutse ririya shyamba aha wagira inama se abandi bahigizi nizihe nama wagira abandi bahigi inama nagira abandi bahigi ni gukaza akazi nimba bumva bagakomeza kubera ko giye ubu ni umwuga nahawe n'abakuru igihe se inzego zirengera ibidukikije zazababwira ziti murekeraho wabifata gute icyo gihe n'ubu ngubu birasa nkabyo kubera ko tutakirengereza ngo tujye gushaka n'inyamaswa zikomeye ubu nyine dusa nk'ababikora nkaho ku gashyamba nyine ari nk'imyitozo kugira ngo ibyo mwakoze bitabavamo bitibagirana kabisa imbwa nyinshi wahiganye n'izingahe woroye kuva watangira gucirira kuva natangira gucirira usibye ko zimwe n'ibisimba uzitungiye rimwe nk'eshanu cyangwa 6 kabisa wigeze kuba uzifite mu rugo rwawe kabisa urabona ko ubu hari enye ubu hari izindi natanze nahaye abandi bagenzi banjye abandi bahigi si umuntu muhimbwa bigakunda cyane rwose ubwo se uyimugabira mu ruhe rwego buriya ushobora kumubwira ati fata umunyururu ngo hino ntoze igikorana n'izindi ariko iturutse iwawe nta kibazo akabasha kuyibonera ibyo kurya n'ibyo kunywa aha abahigi nka 5 ufatiraho ndetse ubona wagisha inama mu kazi ni nk'abandi ufatiraho urugero barahari abasaza bakuru banjye hari abasaza inyuma hano mu Gasenyi bita ba Piyeri buriya nk'iyo nishe inyamaswa ikomeye cyane ngomba no kuyibatura bakayiha umwasiro ukomeye umwasiro ni iki se umwasiro ni iki ni nk'ikivugo ni ikivugo cy'inyamaswa yapfuye naho yaguye imbwa yishe inyamaswa bwa mbere uyihemba iki imbwa yishe inyamaswa bwa mbere ari nayo yayivumbuye ikunze kuba ifite akabyiniro ko kuyirya umutwe kugira ngo ikaze ubwonko nyine iyo utayihaye umutwe ibyanze bikunze bishobora no kuzahuma kubera ko itarimo ifata ku bumara bwayo nyine imbwa se hari imbwa y'ikinyetero ujya ubona ukabona ni nk'aho utakayijyanye cyane rwose hari n'iyo mushobora kujyana inyamaswa yayicaho bikaba ngombwa ko uzajya usiga unayiziritse mu rugo ikaba iyo kurinda urugo nyine izindi zidahari ariko kabisa hari indi bibyumva cyane igira ite buri urabona zikimara kuba zumvise ino nzogera buri uhise ubona ko ahantu hose zihakoreye zikozeyo ngo zumve yuko icyo kintu ndimo mvuga cyaba gihari we ntubyiboneye aho ndabyiboneye ukuntu zikubise cross urugo rwose zihise zizenguruka nyine zishaka ko zumvise inzogera ziravuga ati uyu muntu ashobora kuba hari inyamaswa abonye hafi reka dutanguranwe tuyirebe reka dutabare databuje ariko imbwa yagize aho iba inshuti n'umuntu kuko niyo bagukubise cyangwa bakagutonganya uri shebuja ihita ibona ko igomba kurwana n'abo bantu bagukubise kirazira rero kuba twaba turi kumwe nazo ngo usafate mu mashati umfashe mu mashati nakubwira ati have buretse nimba unkeneye mbanze nzirukane zivaha kuko zahita zakugirira nabi aha reka dusoza ngushimire uburyo wemeye kutuganiriza ibi ni amateka akomeye ni inyigisho zikomeye ku rubyiruko cyangwa se ku bantu batabibonye n'abantu babyumva gukunda ikuntu ugiye n'ubwa mbere mbonye imbwa ewana zitarasa zihigahiga wazongeraho akanyuma tukareba zigacaracara tukagafata buriya se buriya nawe kongera nkazibwira ati muhaguruke sha reba hano
ubwo mba ntambutse mba ngiye mu kazi. Ugiye mu kazi none se zinjira muri game gute nyine zihigahiga? Buriya iyo zitangiye kumva ko nageze ku gisambu ubwo nkatangira nkayishyiramo inzogera yayo ubwo ndanayibwira ati mbere amahurika yereka ukuri gushoboka kose. Amahurika yaca cyane kabisa rwose. Aha reka nkwifuriza ibihe byiza kugwiza imigisha uhaho utunganirwe. General Rive iradukunda ntwari hano ni kuri Rukamyarungu. Urakoze kwitabira ubutumire bwacu no kutuganiriza. Ciao ciao.